umugore cyangwa se umukobwa ufite icyo gituba bimusaba igihe kinini kugira ngo agire umushyukwe. Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Inshuti zanjye rero ndabizi ko mwese muzajya muhora nyine mukurikira zino video kuko ni byiza cyane kugira ngo tujye turaganira ku bintu nk'ibi ngibi. Ndacyari kubabwira ku kintu bita nyine igituba, ubwoko bw'igituba. Uvuga ngo igituba bita igihama. Igituba bita igihama, hari abagabo benshi barongora ugasanga bafashe igituba bakisa igihama. Igituba cyitwa igihama kubera uburyo nyine wakirongoyemo. Ukita igihama kubera ko hari ibintu utagiye ubonamo, utumvishemo, kandi nyamara hari igihe wasanga n'icyo gituba nta kibazo gifite. Igituba bita igihama ni cya gituba kidakunda guhita kigira ububobere, kidakunda kugira amazi kiba kiyafite, ariko usanga kenshi na kenshi ari umugabo uba utazi kukirongora. Ni igituba kiba gifite indiba, ndende, ariko nanone kukirongora imishino uburyo iteyemo yacyo usanga ari cya gituba utapfa guhita unyaza uko wiboneye, utapfa guhita wumva neza ko kiri burangize vuba cyangwa se kiragira ububobere vuba. Umugore cyangwa se umukobwa ufite icyo gituba bimusaba igihe kinini kugira ngo agire umushyukwe. Abagabo benshi bakunda kumva ko ni kwa kundi usanga bibaza ngo ese uteye gute. Ntabwo umugore ugifite cyangwa umukobwa ugifite akunda gufatwa no kumva ko agize umushyukwe. Kenshi na kenshi umugore ugifite usanga akunda guhora acecetse. Uko umubiri we udakora cyane, nta ngufu cyangwa se nta ntege nyinshi aba yiyumvamo, kiba cyaramuciye intege, cyaramugize umunebwe, ugasanga nanone ni cya gituba subu navuga ngo iki koko gitera ubute bya hatari. Umugabo uri kukirongora araza nka gutyo, urabona ndi mu buriri, wenda ndi umugore ugifite, ubu tuvugana turi gusomana, kumva ndi kubikora neza cyane, ukankora ku mabere, kumva nakuretse nyine, ukumva we nta kuraje afite yo guhita gukoraho, bigusaba kugira ngo ugende umubwira ngo mfasha. Niba umukoze ku mabere umubwira uti sheri fata mu maso cyangwa se unkore mu mutwe, uko nguko uri kugenda umubwira bituma umubiri we ugenda uri kumva ko umubiri we urimo gukenera ikintu. Icyo gihe rero urareba ugasanga biri buze kugutwara umwanya munini kubera ko igituba afite kimuca intege nyine, uba wumva hari ukuntu atameze neza, nawe uba usabwa kugira ngo umuhate ikintu bita akagufu, umustress umujagaraze, bizagutwara mu isaha yuzuye. Isaha yose uracyari gutera karesi, uracyari kumukaresa, uracyamukora, uracyamusomagura, uracyamuha ubwisanzure. Ukeneye kumwisanzuraho kugira ngo noneho agire ububobere. Iyo atangiye gufatwa acika intege nyine, ukabona ari kwisinzirira, ukabona ni wa mugore udashaka no kuvuga. Urumva? Nuvuga ngo kino ni igituba uba usanga kenshi cyane ari cya gituba kiba kigomba kugutera ikibazo.
uri umuntu wagiye kukivumba atari icyawe mu nzu, ubutaha ntabwo wajya kukirongora, ntabwo uba wumva kidateye apeti kuko uba wumva ushaka gufatira. Icyiza cy'iki gituba iyo ugezemo hagati, cya gihe wabonye ko yafashwe, wafashe imboro ukayinjiza mu gituba mo indani, wumva harimo ubushyuhe, ugafatiraho ukumva umerewe neza. Kigira ububobere, noneho bwa bubobere ugenda wowe uzamura hejuru, ugenda umucumita uzamura hejuru ububobere, ku buryo hejuru nyine ku gituba ku mishino wumva hari gutoha, ukumva harabobeye kabisa. Kiriya gihe iyo agejeje hariya aba yashyutswe, noneho yumva ko ameze neza, yumva ko afite imbaraga. Icyo gihe umugore ufite igituba kimeze gutyo, igituba cyitwa urukamba, ni cya gituba usanga gitinda kurangiza, ni cya gituba kinaniza umugabo, kubera ko we byagusabye umwanya munini wo kugira ngo utegure wari ufite umushyukwe. Umutegereza umwanya munini kandi we agomba kuba atari buze kurangiza vuba. Urukamba rero ni igituba kenshi na kenshi abagabo benshi gikunda kubananiza, akaba yumva atarangiza ako kanya, ariko bikaba nyine ukabona ararangije, akongera akishakamo kurangiza kugira ngo aze kumufasha kugira ngo icyo gituba kiruhuke, kiza gifite ubushyuhe bwinshi cyane. Kiza gifite ubushyuhe bwinshi cyane, hahandi ubushyuhe ubona bukabije, hahandi ubona reka ari kujya acika intege, ugasanga buri kanya ari kujya ahumeka nabi, yagufata ukumva mu ntoki ze nta mbaraga afite, cyangwa se niba nakuryamye ukumva nta mbaraga afite na nkeya. Ndashaka kubwira ko umugabo ufite umugore ufite igituba kimeze gutyo, ndakeka mwese muba mugomba kumenya yuko hari ufatwa mbere n'urangiza mbere cyangwa udatangira mbere, muba mugomba kugenda mutegerezanya, mukajyana mugenda mwumva ko byose mugomba kubiganiraho, mugenda mwumva yuko ugomba kurongora neza, ugomba kukirongora wageramo imbere. Nanone icyo gituba uzagicumite wihuta, ushyiremo ingufu nyinshi cyane, ucumite kabisa. Icyo gituba kiba ari kirekire, umugore ugifite ntabwo yarangiza utamucumise cyane bikomeye cyane, ariko cyane ni ukuvuga ngo cyane, bizagusaba umwanya munini wo kugira ngo umucumite. Igihe cyo kunyaza ubikora umutunguye, kuko iyo ugiye kubikora utamutunguye cyangwa se ukabikora ari kubyumva, aba asa nkaho ari kugira ubunyinya mu maguru, aba agenda ari kwifunga, ukumva ari kujya aragutangira ukuntu wajya gukoza ku mushino kugira ngo umunyaze, ukumva atangiye gufunga amatako. Abakobwa benshi ndabazi pe, abakobwa ntabwo bajya birekura, ntabwo bakunda kwirekura ku bagore, ku bakobwa bafite icyo gituba giteye gutyo. Aba yumva ko ari nk'ikintu kibaye akikanga bya buri kanya, kandi ntabwo ari byo. Komeza urekure imbaraga zose ufite, nyine wirekurira umugabo, umuhe igituba neza, amuhereza igituba neza, kuko nike umugabo nawe aguhereza imboro, wumve ko yirekuye, wumve ko ari kuyikoresha neza. Muri icyo gihe we yumva ko nawe wirekuye, mwembi mujye mugomba kumva ko muri gupimana ingufu mufite, buri wese asunike undi agenda agira ute amwakira, mwese murekurane ku bw'ikibuno utazagishyiramo ingufu, nk'uko bwa bunyinya ugenda ubugira uri gutinya kurongorwa. Icyo gituba rero, urukamba ni cya gituba umukobwa ugifite aba asa nkaho nta cyizere yifitiye. Uba usanga umukobwa ugifite, impamvu atigirira icyizere ni uko aba azi ko afite igituba kirekire, yumva yuko yabuze wenda imboro yagera ku ndiba y'igituba cye, kandi mu by'ukuri ntabwo kurongora ari ukugeza kuri iyo ndiba, nubwo biba biryoshye, ariko
biba bigusaba kugira ngo umuntu muri kumwe niba uzi ukuntu uteye, niba wumva hari ukuntu bitari kugenda neza, umwongorera umubwire uti sheri bigenze gutya, nyine ubwo ubuze uburyo urongorwamo ukaryoherwa ukamera neza. Uba ugomba kwirekura ukamuhereza umutima, ugafata umunwa wawe ukamubwiza ukuri, ukajya umubwira uti njyewe ndashaka kugira ngo ucumite cyangwa unyaze, ndashaka kugira ngo bigenze gutya, nyine ujye umubwira uburyo ugomba kubikoramo ku buryo utazamugaya, ngo utazumva ko nyine yakurongoye nabi. Nshaka kubabwira ko rero icyo gituba bita urwabya ari uko gikora, ari uko kirongorwa. Ugifite nuko umugabo uzi ko afite umugore ugifite kimeze utyo, hari uburyo wenda ahabuka kumva ngo ntago nkihaza. Bikora uko nguko bizatungana. Mukore subscribe nyine tu, mujye mukora izo share, mugende mutubwira ukuntu bimeze neza. Nitunahora no mu nzira mujye mumbwira muti kabisa hari uburyo nyine ubwo bizajya biragenda. Nugira nshimira nanjye nzajya ndabibona kubera ko wakoze ibyo byose. Murakoze cyane.